Yes, reka mbahereze ikaze mu gice cya kabiri cy'urukundo rwa Diane ndetse na Eric. Ejo aho twagarukiye niho tugiye kongera guhera. Twasize Diane ababaye cyane, twasize Diane ari kurira cyane nyuma y'uko umusore wasize amusezeranyije ko agiye kuhiga amafaranga akagaruka bagakora ubukwe, akagaruka bagashyingiranwa. Bari bamubwiye ko yamaze kwitaba Imana kandi hari mu minsi y'ubukwe, igihe cy'ubukwe cyari kigeze, ariko uwo munsi udasanzwe wabereye igicuku Diane, wabereye intimba y'umutima, intimba y'umwijima mu mutima wa Diane, ukumva ko umusore bari bagiye gushyingiranwa, bari bagiye gukora ubukwe, invitation zari zarasohotse, amaze kwitaba Imana. Niyo nkuru Diane yari yakiriye, niho twasoreje, niho tugiye no gukomereza. Ese biraza kugenda gute? Diane araza kubigenza gute? Nyamara abakobwa b'inshuti ye bari baramubwiye ngo uriya musore ntago agukunda, ashobora kuba afite abandi bagiye kwibanira. Ibyo ari byo byose yarakuryaryaga, kandi byanze bikunze nawe warabibonaga Diane kuri ya musore mutari ku rwego rumwe. Ibyo byose Diane yatangiye kubyibuka, ahari mu cyumba atangira kubyibuka. Uko abyibuka niko telefone yayishyize hirya, ariko hari umuntu uri kumuvugisha kuri telefone, kuri WhatsApp hari umuntu uri kumuvugisha wakomeje kuvuga. Ahari ubanza Diane byamurenze akibagirwa no gukupa telefoni. Muri cya gihe yari ari gusoma message, yari ari gusoma ubutumwa kuri WhatsApp, ubanza yahamagaye wa muntu bari kuvugana, biza kurangira ari kwivugana Diane atakibuka uko byagenze. Diane yatangiye kurira, yubika inda ku buriri, afata umutwe we awushyira mu mashuka, atangira kurira gake gake, ariko amarira ashoka ari menshi ku matama, agahinda kenshi cyane, ariko arira ijwi ritava mu kanwa, ararira cyane. Byagezeho kuhishira cyangwa se gutuma ijwi ridasohoka biranga, ahubwo araturika ararira cyane ku buryo n'uwari uri kumuvugisha kuri telefone yahise abyumva. Uri kumuvugisha kuri telefoni niwe waturaguye ya telefoni nyuma y'uko Eric yicwa. Yatangiye kumubwira mu ijwi rituje gake gake, Diane ndagira ngo nyumve, twagerageje nyuma y'uko tubonye umurambo wa Eric, twebwe turi polisi ishinzwe iperereza mu rwego mpuzamahanga, turi gukorana na polisi y'u Rwanda kugira ngo tumenye abihishe nyuma y'urupfu rwa Eric, nyuma y'uko dutoraguye umurambo we. Ati rero twarebye muri telefone dusanga ni wowe muntu mukunda kuvugana cyane, niyo mpamvu twahisemo rero kuba twakubaza cyangwa se twaganira kugira ngo tuze kubasha kumva neza nimba naho waba uhuriye n'urupfu rwa Eric. Gusa mu mbabarire, birashoboka cyane ko wenda ibyo twari turi kuvuga biri kubashengura cyane, ariko byanze bikunze hari icyo uri bwadufashe. Diane ndagira ngo unyumve neza, rekeraho kurira, tuvuganire neza tumenye ababa bihishe inyuma y'urupfu rw'uyu Eric. Ibyo byose Diane ntabwo yari ari kubyumva, ahubwo yari ari kwitekerereza ukuntu yarabanye neza na Eric, yari ari kwitekerereza ubukwe yari amaze gupanga. Abakobwa b'inshuti be bose yari yarabararitse ababwira ati muzanyambarira ku munsi w'ubukwe bwanjye, uzaba ari umunsi udasanzwe, nzaba meze neza, nzaba nsa neza, ndi muri ka gakanzu keza, ndi guseka, ababyeyi banjye bicaye hariya. Plani zose z'ubukwe yari yaramaze kuzipanga, nibyo yatangiye gutekereza. Arebye hirya atangira kubona Eric mu cyumba cye ahari, atangira kubona Eric, atangira kumubona neza yagarutse, yambaye neza, afite bag, ndetse n'ubukwe bukomeje, yambaye ikoti, ari kumusora mu cyumba amubwira ngo ngwino tugende, igihe kirageze. Ibyo byose ni ibitekerezo Diane afite. Mwibutse ko Eric yamaze gupfa, ndetse n'inkuru yageze kuri Diane ko Eric yapfuye. Ibyo byose rero ni ibintu arimo aratekereza, nibyo ni ibitekerezo biri kugenda bimugarukira, ni ibitekerezo biri kugenda biza mu matwi ye. Ndetse umupolisi yakomeje kumubwira Diane, uragerageza kudufasha kugira ngo tuze kumenya abamwishe, nimero yanjye niyo, hagize icyo umenya waza kumbwira. Gusa umurambo wa Eric wamaze gushyingurwa, ariko twafashe DNA test ndetse dufata ibimenyetso byose bishoboka. Ubu icyo turi gukora no gukurikirana ngo tumenye waba warishe Eric. Diane, ugira umunsi mwiza.
Diane yakomeje kurira cyane yitekerezaho ndetse atangira kurira cyane. Ako kanya atangira gusara umupolisi akimara gukupa, noneho byahise bihindura isura. Diane atangira kumena ibintu byose mu cyumba, atangira gufata ibintu biri hirya, akuraho amashuka yakubita hirya, atangira kwisaza imyenda yari yambaye, atangira kuyikuramo, atangira kwisaza ndetse aniyambura ubusa, anirya inzara, yegera urugi atangira kuruhonda cyane, arirasakuza cyane n'agahinda kenshi cyane. Ubwo uko arira gutyo, uko ari gukubita ibintu hirya mu cyumba cyaho hirya begeranye n'icyumba araramo, mama we yarabyumvise, yumva umwana we ntibisanzwe, yumva ari gukubita urugeri no kumena ibintu. Mama yaje yiruka ava mu bintu byose ari gukora, aza yirukanka n'igihunga cyinshi cyane, yegera umuryango wa Diane atega amatwi, yumva Diane ari kurira, atega amatwi yumva mu cyumba ntibisanzwe, yumva urugi ari kurukubita cyane kandi nawe arwegereye. Mama acisha make, Diane ndagusabye wikomeza kurakara gutyo, kingura umbwire ikibazo wagize. Diane kubera iki wakora ibintu nk'ibyo ngibyo? Ntabwo nsanzwe nkuze gutya, mwana wanjye wabaye iki? Babarira, ndashaka kuvugana nawe, ibuka ko ndi mama wawe, icyaba cyose ugomba kukimbwira. Mwana wanjye ndahari ku bwawe, ndahari ngo nguhumurize icyakubayeho cyose. Mwana wanjye kingura umbwire, ndashaka gukingura, please Diane kingura urugi. Kubera icyo udashaka gukingura? Diane ahubwo yegereye urugi arwegamaho yanga gukingura, akomeza kurira cyane, asakuza cyane ndetse anavuza induru. Diane please wikomeza kurira gutyo, wikomeza gusakuza gutyo, hatagira umuturanyi kumva akagira ngo hari icyo mugize. Diane mbabarira ukingure, bitekerezeho Diane, ndi mama wawe, icyakubayeho cyose ndaza kugufasha, kandi urabizi ko nagiye nkuba hafi mu bihe byose. mpa agaciro nka mama wawe, ukingure Diane, umbwire ndaza gutuma wishima. Diane ndagukorera icyo ushaka cyose, nimba hari n'icyo wabuze ndagufasha, ntabwo turi bukenera imbaraga zaso kugira ngo ngufashe, ahubwo kingura. Diane yakomeje kurira cyane, ari nako yumva ijwi rya nyina riri inyuma y'urugi, maze Diane yeguka ku rugi, nyina asunitse abona rurakingutse, yinjiye mu cyumba akubitwa n'inkuba. Mama yararebye, areba icyumba cyose, abona nazi ukuntu byagenze, abona icyumba cyose kirasasuye, abona ibintu byose babimennye, abona Diane yambaye ubusa, biramutungura cyane, arirukanka afata agasharupe maze akinyeza Diane, aramwiyegereza, yicara hasi aramwiyegamiza, atangira kumwanagura amarira. Diane ari kurira cyane. Diane wabaye iki? Ko waryamye uri muzima? Diane wabaye iki? Urarwaye se? Byagenze gute? Mbwira niki cyakubayeho ko ku mugoroba twirirwanye, byagenze gute? Mama Diane arebye hirya, abona telefone aho bayinaze, ntakimwegere, kandi Diane mu buzima busanzwe yakundaga telefone, yakundaga kuba yifite, areba ekoteri bazinaze hirya, ntago ari kumva umuziki, maze yiyegamiza umwana watangira kumuhanagura amarira, amubwira ati tuza Diane, cyakubayeho cyose ndaza kukumva kandi ndagufasha, ntago ari byiza kumera gutya. Diane byagenze gute? Ngaho mbwira ndebe ko ngufasha. Mwana wanjye ndahari ku bwawe, twebwe nk'ababyeyi bawe, njye na papa wawe turahari kugira ngo tugufashe, ntugire ikibazo. Diane yatangiye kurira ndetse yashaka kujya kuvuga, mama ntabwo nzi mama, ntabwo nzi ukuntu nabivuga, ntabwo nzi aho nabihera kugira ngo mbivuge, ariko ndababaye cyane mama, ndakira mama. Mbwira Diane, ni iki cyakubaye? Kubera icyo udashaka kumbwira? Mama ntabwo nari nzi ko iminsi yagera gutya, ku gihe cy'ubukwe bwanjye ngiye kubana na Eric bakambwira ngo yapfuye. Ntabwo nabyemera, ntabwo nakemera ko Eric twakundanye, twahanye igihango cy'ubukwe yagenda gutya ku munsi w'ubukwe bwanjye. Mama yarabyumvise ndetse nawe bimutera agahinda. Mama akomeza guhumuriza mwana wanjye, ndabyumva nimbe Eric yapfuye, ndabyumva ko bigomba kukubabaza, ariko tuza umutima, wirira, wikomeza guhangayika cyane. Nimba Eric yapfuye birumvikana ko ugomba kubabara, ariko ntabwo bikwiye ko wiyambura ubusa uri umwana w'umukobwa ngo umenagure ibintu byose. Hari igihe umuntu waba wakubwiye nkuru yaba yakubeshye, none se umuryango w'iwabo wa Eric kutigeze uza kutuganiriza ngo utubwire ko Eric yitabye Imana? Kubera icyo uri kubipanika mwana wanjye? Tuzi ucishe make, tubanze dushaka amakuru y'ukuri, tumenye neza nimba Eric koko yarapfuye, nimba hari n'icyaba cyamwishe. Muri ako kanya telefoni yarasonye, telefoni ikomeza gusona, mama ajya kuyizana. Diane itabona umuntu wenda wasanga ari ikintu agiye kuvugisha. Mama
mbabarira winyegereza telefone, nta kintu na kimwe nshaka kuvugana n'ikintu na kimwe nshaka kureba muri iyo telefone. Mama, iyo telefone yijugunye, yijyane kure yanjye, iyo telefone niyo nkomoko y'agahinda kanjye. Mama yaramubwiye ati nyamara mwana wanjye tuza witabe uno muntu, ni inshuti yawe, ni Sandra, mwitabe wumve icyo ashaka kukubwira. Diane yarayifashe ahubwo ahita kupa Sandra, atarumva icyo ashaka kuvuga, ahita mukupa ako kanya. Ntago ashaka no kumva ibyo Sandra ari kuvuga. Ako kanya hashize umwanya Sandra arongera arahamagara, mwana wanjye nakubwiye, mbabarira witabire ya telefoni, hari igihe cyaba ari ikintu cy'ingenzi. Diane yanze kwitaba telefoni, mama we arayifata. Hello, mwiriwe neza. Diane kuki utari uri kumvugisha, kubera icyo uri kunkupa Diane? Hari amakuru meza, hari amakuru nshaka kubwira. Ku mugoroba nibwo wambwiye ko Eric yitabye Imana. Hari amakuru nzanye kandi ayo makuru ni ingenzi cyane. Diane ndagira ngo nyumve. Ataravuga byinshi Diane arongera aramukupa. Mama wa Diane uri gukora ibiki, kubera icyo utari gutuma inshuti yawe ivuga ko wumva hari aho bihuriye na Eric, kubera icyo udashaka kubyumva? Ako kanya Sandra nawe yakomeje guhamagara ariko bisa nkaho uyu nguyu Diane adashaka kumwumva, ariko arakomeza arahamagara. Mama arongera aramufata. Diane, wenda nubwo udashaka kumvugisha, ariko nagira ngo ubwire, hari ibintu nabonye kandi maze iminsi mbishakisha amakuru. Ukimara kubimbwira nanjye ukimbwira ko Eric yapfuye, ntago natuje, nahise nkomeza gushakisha. Rero hari ikintu navumbuye, ndagira ngo umfashe tubigerageze tubirebe. Hari undi muntu nabonye umeze nka Eric. Undi muntu nabonye umeze nka Eric. Diane uri kunyumva Diane? Hari undi muntu nabonye umeze nka Eric. Hari uriya wapfuye, hari n'undi urembeye mu bitaro. Ubu nabonye urembeye mu bitaro neza ameze nka Eric wawe, ameze nka sheri wawe. Hari ibitaro nabonye ariko sinamenye izina ryabyo, ariko iyo foto ndayifite, ndetse yambaye na kakanu mwigeze kwambikana ku kuboko. Diane, nuza kumva wahugutse neza, watuje, uze kumvugisha, turebe neza, turebe aho bihuriye n'urupfu rwa Eric ndetse n'uwo muntu urembeye mu bitaro.